ni amakuru y'ubutasi ngiye kuyaha abakunzi ba Bwiza TV. Ni ukuvuga ngo amakuru y'ubutasi nyuma y'umunsi w'ejo ku itariki ya 30 ntazi Naibu izongera kubaho muri Kongo. Nta mutwe ngabo bazongera umuhigo wa nyuma yagiye ejo muri Kongo. Nta yindi bataillon bazongera kwita Hibu kuko batangiye gutekereza ko Hibu ngo itera umwaka. Yarapfuye irashira bagenga indi. Iyo bagenze irapfa, ejo bapfanye n'abitwa bango ni Gepard, byibuze bagiye gusigarana ya indi yitwa ngo ni Igo, nimba ari Revengers, niba ari biki. Ariko nk'ibisanzwe abasirikare bapfuye benshi ni Abarundi. Abaza ku mwanya wa kabiri ni Abazalendo, hanyuma ku mwanya wa gatatu ni FRDC, ku mwanya wa kane ni FDLR. Abantu batigeze bapfusha nyagupfusha ni Sadeke, ariko nabo impamvu nuko nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano wayitugurira. N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Dode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Yes, reka nongere nsuhuza abantu mwese mukurikiye Bwiza TV muri gahunda zitandukanye murimo muri aka kanya tubahaye ikaze. Twinjiye mu kiganiro uruvugiro, turi ku itariki ya 31, turi mu kwezi kwa gatanu, ubwo ariko kuri kurangira umwaka turimo ni 2024. Muri kubona abagabo babiri, harimo Meki Kayiranga, we muramuzi cyane, ariko uri wundi simpamye ko mwari mwamumenya cyane. Muramuzi ariko cyane ndahamye itarajyaho. Bamwumvaga kuri radio bataramubona kuri televiziyo. Ni kuri FM ariko video wapi? Ariko kuri video baramuzi. Janvier twarakoranye mu kiganiro giheruka. Isumuvuga. Ntacyo nawe nakomerezeho. Ni Janvier nde wahiye? Ntago ari ubwa mbere ngaragaye imbere y'abakunzi ba Bwiza TV. Ndi Yuhi Janvier. Navuga yuko ndi umuhungu wa Bwiza TV kubera yuko hano ni mu rugo, kandi niho nsa nkaho nkomoka. Rero ngaragara cyane kuri video kuri Yuhi News TV. Hari n'ahandi nagiye ngaragara, ariko cyane ubu ni Yuhi News TV ndetse no kuri Bwiza TV ngenda mpagaragara. Reka nsuhuze abakunzi ba Bwiza TV, ariko kandi ndanabasaba nimuza kubona ndimo kurangara mu nyihanganire. Hari impamvu ndangara kuko no ubwa mbere nkoze live ndi mu kiganiro muri studio za Bwiza TV. Nasanze hatandukanye. Hari ibintu ndi kuhabona, ibintu by'ibikoresho, hari imashini ndi kubona nkumva byantera ubwoba. Niyo mpamvu mbona ndimo kureba uruhande rumwe. Nta gisasu kirimo, ntugire ikibazo. Utuntu twose nitwo dutuma amajwi n'amashusho bigera ku bakunzi ba Bwiza TV. Bimeze neza cyane. Yuhi, wabonye ukuntu biba byagoranye? Kababwira ngo batere inkungu. Biragaragara, ahubwo ngende kwibaza abakunzi ba Bwiza TV. Ndakeka yuko bino bintu byose bihari benshi babigezemo uruhare. Harimo babigezemo uruhare pe. Ubwo no kwanga urashimira abakunzi bake ba Bwiza TV. N'abandi bose turabashimira. N'abandi wenda ntibarabikora ko wenda bazabikora. Turabikora ariko hari abantu bo gushimirwa rwose. Yego. Ariko njye navuga ngo n'umuntu ufata umwanya akawuha Bwiza TV, agakurikirana ikiganiro cyose akakirangiza, aba yagize uruhare muri bino bintu mbona bitaguze makeya na gatoya. Rwose nawe ibibaze kuba narangaye kandi cyane nzi ko ndi umusirimu. Ahantu natungutse hacanze. Uyu munsi nta muturage. Turakwakire Jean, reka nkwakire mu izina rya Bwiza TV na bwiza.com. Ariko banze no telepe ngiye no kuyikoraho. Ibyico ndabiretse. Reka nkwakire muri studio za Bwiza TV na bwiza.com. Bwiza.com yo ni hano inyuma. Yego. Bakujyanyeyo? Hari ahantu ndi kubona hari ibintu by'ibiscreen binini cyane byinshi bitondekanyije. Niho muri bwiza.com. Oya, inyuma yayo.
biriya mission biri hasi nibyo byandika kuri Bwiza. Oya, Yuhi. buri inyuma harimo abanyamakuru. hariya muri uriya muryango winjiriramo ukageze ahandi harimo abandi banyamakuru muranjyana ntabwo ndi aha ngaha n'ukuri mutanjyanye kw'Imana ariko babigukorera munankundire gufata ifoto muze kuntemberezayo mutwaye na kamera kuko ibintu ndi kubona hano ushobora kuza ndabyereka abakunzi ba Bwiza TV ko n'abakunzi ba Yuhi TV nabo ndabibereka kuko ntabwo bazemera ko nageze ahantu hadasanzwe. Urashaka kugenda ariko nizere ko atari ugukopera ngomba no gukopera kubera yuko nemera yuko buriya kwiga no kwigana kandi kugira ngo Yuhi TV igere ahantu igeze uyu munsi byagizwemo uruhare na Bwiza TV ndetse na bwiza.com n'abandi kubera yuko nagiye ndebera ku batubanjirije. Ikindi kandi nanone nza gusanga umurongo nari ndimo ni umurongo wa Bwana Meki Kayiranga baka ngushimire buriya uri mu bantu batongoye amatovu mukayavana mu nzira tukaba tuza timo dutambuka nubwo natwe tuvuga ngo tugomba gushyira akageregesho kacu ariko abantu mwaharuye inzira marabo kubaho. Urakoze cyane Jean, byose turabigukorera turagutembereza nubwo hadasa nkuko tubishaka ariko turabigukorera. Hanyuma Meki Yes. hari message ngiye kukoherereza ariko ntago arizo tuza gutindaho mu kiganiro gusubanze uceking uzi kundebera niba zaba zifite ukuri Ubwo ni amakuru. n'amakuru hanyuma muri rusange icyo tugiye kuganiraho cyo n'ubundi ni kuri izi operation zimaze iminsi ziri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jensi rubwiyo mvuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuba tugiye kureba hagati ya M23 irwana yonyine rukumbi idafite support ariko ikarwana na coalition. Icyatumye abo barwana babita coalition nuko bagizwe na FARDC, FDLR, inyeshyamba zo muri Wazalendo, ubu nukuvuga ni ihuriro rya babandi bose hakazamo n'abarundi bo nabo sina ingabo z'u Burundi ariko hari umuntu wambuje kujya mvuga abarundi kandi narabyemeye buri gihe uko mbyibagiwe nzajya nsaba imbabazi. Abo bose rero bamaze iminsi mu mirwano nyine barwanya uwo mutwe wa M23 mu bice nka Kanyabayonga, nubwo hari amakundi kubona ko Kanyabayonga ngo yaba bongeye kuyigarukamo. Ejo twavugaga ibyuko bari bayivuyemo ariko kandi hari n'indi mirwano yabaye ahitwa Sake, imirwano yasize repoti ya risasi na mageruhi itameze neza Yuhi kuri FARDC. Gusa iyo report no irakiyongera no wenda icyo navuga uyivuze Sake mpita mbyumva neza cyane kuko nabyutse ku isaha y'isa 9:45 maze kumenya amakuru yuko Sake hari akantu karimo kuba ariko kandi mbere yaho gatoya mbere h'umunsi umwe twavuze ngo mwitegura akantu kagomba kuba Sake cyangwa se muri Axe ya Nyiragongo hari habaye ibintu bigaragaza ibimenyetso byerekana ko hagomba kuba akantu kadasanzwe. Ibyo ni ibyabaye nyuma y'uko M23 yari yamaze kubona yuko hari menace nyinshi z'intwaro za rutura zitangiriza imirwano muri Sake mu centre rwagati barasa mu bice bitandukanye, navuga za Kimoka ku makafe, navuga kwa Madimba n'ahandi. M23 ifata umwanzuro kuba ngo reka tugenge defense hano dushyire detache hano mu ntuza muri centre ya Sake. Ibintu bitigeze bishimisha coalition ya FARDC na gatoya byanabarakaje ari nacyo cyatumye bakora ibitero by'ubwiyahuzi byabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 kuko ngo nanze kuvuga amatariki gusa kuko batajya ni bya kera. FARDC yakoze n'ubwiyahuzi kuko ibintu yakoze mu bantu bose bakoze igisirikare nta hantu bijya biba kubera iki noneho irangije ntabwo bari bagabye igitero kuri operation bateguye hariya bayise ngo ni katapira ni katapira cyangwa se gatereporari ariko ikintu bari bakoze ukuntu hari ikosa twe twari tumaze iminsi dutangaza yuko M23 yashize detache hasi mu centre ya Sake ariko kandi yanafashe imisozi ikikije Sake abariho ishyira abasirikare benshi barinze abari muri defense iri hasi mu centre. Ni ikimenyetso twaberekaga yuko byanze bikunze centre ntago ari ikenewe cyane kuko imisozi yose yamaje kuba iriho ama defense arenze iyo centre. Ikindi cya kabiri bamenyereye yuko M23 ntago igikunda kurasa ama compromission menshi yo gusheringa ahantu ngo baharasinga ahantu ariko kandi umusirikare arimo kurasa umuntu areba. Ahubwo inshuro nyinshi batangiye kuyisheringa yo iradivasinga bari babizi ko ibyo bintu bishobora kuba byabaho. Nimba batarafashe isomo
ku mirwano yabereye Kimoka, ku mirwano yabereye ahantu bita ku musozi wa Kichwa, ku mirwano yabereye hano Kichanga, ku mirwano ibera ku musozi wa Ndumba ari maze iminsi nahabera, ku mirwano yabereye muri Asiya Rwindi, Kibirizi na Zanzuro, nuko ngo ntabwo bigeze biga. Ibintu bari bakoze ejo bwana Meki ni ubwiyahuzi, ntabwo navuga ko ari urugamba bari bateguye. Abantu benshi batabisesenguye ngo birebe neza bazi yuko ngo FRDC ngo ntabwo itari yagize, ngo yari yagerageje. Ariko ngewe nkimara kumenya uburyo bagabyemo ibitero nahise mvuga ntaba bantu burya babuze urubica bashakaga kwiyahura. Impamvu ngiye kubigendera kuvuga ni iyi ngiyi. Bari bamaze iminsi bagaba ibitero baturutse mu ndiba y'umusozi bagana ku musozi mu gice cya Ndumba. Ibyo bintu turabizi. Ikindi nanone bari bamaze igihe barwanira muri axe ya Kanyabayonga, barwaniraga kuri Burundure, nabwo babaga baturutse hasi bazamuka bajya hejuru. Aho hose inshuro bagiye bakubitwa barazize. Noneho ni gute wavuga ngo ugiye kuva mu Bambiro, nurangiza nugera hagati muri Jackson uhita uvuga ngo ngiye gutera inzira ijya Kichanga, ntere ku makafe, ntere kwa Madimba, ariko imirwano yitangirije hehe? Yitangije mu santere ya Sake. ahubwo naje kwibaza Jambe, jewe nahoze mbivuga ni gute umusirikare kamanda w'urugamba ashobora gukamandinga urugamba yarangiza agafata ibifara agashorera abasirikare agashorera nkaho yizeye ko hanagiye ari iwe. Abantu bo muri mechanized nta kibazo nabashyiraho. Uburyo bagabyemo urugamba rw'ibifaru rwari rwiza, ariko ntago bigeze babasha kumenya uwo barwana nawe uwo ari we. Kubera yuko ubwo force ya mbere yazaga yinjiye muri Sake, bari bazi yuko bagiye kurwana na kampani ya M23, kandi nanjye niko nari mbizi kuko nari maze iminsi ntangaza yuko bashyize detache harya hasi muri santere ya Sake, kandi iriya detache twayibaraga byibuze hagati y'abasirikare 75 n'abasirikare 100 batarenga. Kumbe kubera bwa butasi bwa M23 budasanzwe, bo bari bamaze kumenya ko biriya bitero bishobora kuzangira kwishura muhanda. Nyuma ya operation generalize bari bamaze kumenya ko hamaze kuza operation Katapira. Bari babizi ko bagomba guterwa hagati ku giti cy'abasirikare, guhera ku basirikare 1200 kugeza ku 6000. Bo rero biteguye nk'abitegura abasirikare 6000, ntago biteguye nk'abiteguriye abasirikare 1200. Hagati muri Sake hari kampani imwe ya M23, ariko kandi hari hamanuka hamatse bataliyani n'abasirikare 900 basangaga abasirikare 100 hariya ba M23. Ba M23. Noneho abasirikare bakomeje kwigaragaza n'abasirikare 100, ni kampani n'ubundi imwe. FRDC yatangiye gusheringa mu masaha y'ijoro, guhera hagati ya saa 9 na saa 10 na saa 10 n'igice nibwo batangiye gusheringa, ariko urugamba nyizina rwatangiye saa 12. Kuko barasherinze, habanje kuza agapatuni kaza kaje gutata baragakubita gasubira inyuma, hanyuma mu gitondo cya kare bahita bohereza abandi basirikare kandi batari bakeya. Bamaze kubohereza, M23 bo bari bahawe sinyari ivuga ngo ya kampani baze mukubite muhite muwizorowinga. Bageze gutya barakubita. Bamaze gukubita bahita bagira gute, barahaguruka ku mugaragaro bariruka. M23 bariruka. Noneho abasirikare ba FRDC bari hariya bari badivasinze, bahise bavugira ku byombo ngo aduye mekimbia. Abakatanyama bamwe bakinshasa ngo toranda aduye akima. Bahita bumva yuko aduye yirukanse, M23 yirukanse, bose barahaguruka bahita biruka nk'abakurikiye M23. Baragenda binjira mu kaboxi karimo bataliyani yuzuye muvandimwe. Bagiye bagwa mu kamashu muri ambushe ya bataliyani yose. Hari harimo abarundi, hari harimo aba FRDC, hari harimo Wazalendo, hari harimo ngo Sadeke. Iyi mirwano ntago yari inayirimo. Yaje kugaragaza kwitangiriro imirwano ntago Sadeke yari yirimo. Abantu bari hafi ni ba Blackwater, bari ku mbunda z'imisada. Noneho kaga bwa busirikare bwose bwinjiye kampani sika muri 3 cyangwa 4 baguye muri M23, barabakocora mve ngo imbunda ntoya bakoresheje ni MMG, ni multipurpose machine gun.
barabarasa ariko ku byombo bicika bavuza induru, noneho bahita bavuga bati nta kindi kintu twakora, reka twiyambaze mekanizidi iri hafi, twiyambaze ibifaru. Bahita niko guhamagara inyuma ya Mubambiro, hahita haguruka ibifaru bya Tanzania, bya Afurika y'Epfo. Ibifaru bya Malawi ntabwo byari birimo kuri uwo mwanya, byaje nyuma. Byaje nyuma. Barabihagurutsa. Kumbi M23 kumwe barimo gukubita Aduyi winjiye muri santere ya Sake, Aduyi yabaye mukeya, force yabaye nini, barimo kubyigana, bahise bohereza izindi kampani zishyika muri 3 zigomba kujya guturuka impande ya Mubambiro. Akorahe. Uri kumva? Ibifaru byaraje bimaze kurenga Mubambiro ho gakeya, bihita bikora extended, bitangira kurasa kwa Madimba. Uko bari bazi ko agiye kwirukankana M23 bakirenza kwa Madimba, abandi bakabarenza za Mushaki n'ahandi, cyane cyane ko Mushaki naho hari harimo haba sharing. Bakoreshaga za BM. Yego. Rero abantu abasirikare M23 barashe biriya bifaru, babirashe baturutse inyuma Mubambiro. Ibintu byatunguye abasirikare basadeke cyane kuko barashwe baturutse inyuma. Ibyo bifaru kimana kubyasaho fire byatangiye guhindukira bishaka gusubira inyuma. Igifaru cyose cyagerageje gukata cyararashwe. Igifaru kimwe M23 tigeze irasa ni igifaru abasirikare bavuze bati twamaze kugera muri waya, reka dufungure imiryango dusohoke mu twiruka. Ni kiriya kinini. Ni kiriya bafashe ni APC, iriya ni BTR, ni BTR cya gifaru kirahambaye nubwo ubona ari cy'amapine, kuko ni igifaru ushobora kurasa wamara kumena ipine rimwe, iyo kimajije kugenda aho metero 200 bavuye muri ambushe bahita basohoka bakarasa andi mapine, bakaba bagenda ibirometero 45. Ikindi kandi ni igifaru ushobora kurasiramo imbunda nini, warasiramo imbunda yitwa 23, warasiramo ushobora kukigengaho katusha ntigiterure, single barrel ushobora kugishyiraho 14. Cya gifaru kirahambaye kinarota za rujegeri. Ntabwo buriya cyarangiritse burundu cyangwa kiriya n'ikizima. Cya gifaru baragifashe, nta n'ikintu cyavuyemo cyangiritseho, uretse ko havuyemo umukapiteni umwe w'umunyafurika y'Epfo ndetse n'umu O1 warrant officer Karaswa n'umudamu, nibo bari barimo, kandi abo ngabo nabo bisanze mu maboko y'izasarambwe. Ari nayo mpamvu byatumye urugamba rukomera cyane, kubera ko hari viyongozi bari bafatiwe kuri rugamba, abandi bagomba kugira gute kuza kuba ko babahora. Yego. Birangira Maisha Mamba baye Maisha ari ni maneno Mamba maneno kwisha maneno. Yes. Rura rugamba rero ikintu cya mbere wenda amakuru twari dutangaza twe twabonye mbere nuko hari hamaje kuraswa ibifaru 5, hafashwe igifaru kimwe cya 6. Rero nyuma yo kugira ngo iriya modoka mwabonye Iveco ni modoka y'abasirikare ba Tanzania, yaturutse mu kigo gikomeye cyane muri Tanzania, ni ikigo cyigisha aba ofisiye batoya, nkuko twumvaga ko ni imodoka irimo abasirikare kandi irimo na negative ko irimo ibyo kurya by'abasirikare ndetse irimo n'amasasu, ngo harimo na drone zino drone zitwara utubombe tubiri bari bayitwayeho baza kwihagutse. Ziriya drone rero ziriya drone zirarasa, abenshi bajya bazibona bakagira ngo ni drone z'ubutasi. Ziriya drone bazatashaho imbunda, zibasha kurasa misile, kuko nazo ubwo zigira misile. Utu drone tugezweho. Yego. Dutwara bombe ebyiri nabona tubonye. Bombe ebyiri zibaza. Ariko ikintu cyari cyabaye hagati nsubiye inyuma muri hirya za ntuza za Mushaki, hari drone ebyiri zari zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Zirahaguruka zirazica hejuru y'ikirere cya Goma muri territoire ya Nyiragongo, zihageze zisanga ziri on target, zihita zijya kurasa muri Mushaki. Nta drone nimwe bigeze batumira kuko iya mbere bayirashe ikimara kugira hejuru y'ikirere cya Mushaki. Amakuru ubu yamaze kumbwira ko iriya drone mu kwizeroinga yashatse gusubira Kavumu, ariko yaje kugwa muri Gauzi Ibiyaga, n'ubu abasirikare bagiye kwishakisha ngo baduhe amafoto bari mu nzira bajyayo. Iya mbere yarashwe, iya kabiri hita yirukanka. Hanyuma rero tugarutse Sake kuko niho iyi operation niho ahantu ihagarariye cyane. N'ubu ngo bari kurwana. Niho ishingiye. Sake se? Yego. Turaza kubigeraho. Bagarutse. Ni ukuvuga ngo hakimara kuraswa biriya bifaru 5 n'icya 6 cyafashwe, bahise basaba umusadi inyuma. Hahaguruka abasirikare ba Tanzania bafite imbunda ya 122, yaje kurwanirira kamyo ya Iveco, kuko nizo bagira 122 na 155. Hanyuma rero iriya kamyo ya Iveco yo nta n'umuntu wigeze ayirasaho n'urusasu, kuko
iyo yaragiye igera ahantu isanga hapanzemo ibintu mu muhanda, barebye ruguru barebye hepfo basanga bageze muri M23. Abasirikare bari barimo bose nta muntu wigeze, nta n'uwo bariye urwara, kuko barabwira ngo nimusohoke mu modoka mufungure musuru tubereke ahantu mujya kuruhukira, mwananiwe turabizi. mwananiwe turabizi. Ni ukuri imodoka yafashwe ifatirwamo n'amakompura menshi y'iriya mbunda 122 ndetse hafatirwamo n'amakompura ya 82 ndetse na 120 n'abasirikare batari bakeya. Rero nyuma bakimara kumenya amakuru y'uko bari abasirikare bafashwe na ziriya mbunda zafashwe ndetse n'igifaro cyafashwe, niko guhita baka umusada abasirikare ba Malawi bari batinye kuza muri Sake, cyane cyane ko banazamutse bavuga ati twarababwiye ibi bintu mwakoze, twababwiye twarashwe muri defense batuyemo amakompura ifaro birashya turabizi, gute mwatekereje kuzamuka buhumyi. Nuko nabo bahise batsa ibifaru batereka tuzamuke wenda turebe ko hari amakajete yari hafi twafasha, cyane cyane ko hari ambulance yari ivuye Goma yari yabuze ahantu nyura, babuje ahantu gutambuka. Ukumva niba M23 yaragiye kubatangiramo hagati ntago ari kunyura, nta nzira ntayo. Biriya bifaro byaje kuraswa, byarashwe hagati ya saa 7 n'igice na saa 9 nibwo ibindi bifaro bibiri byaje kuraswa, harimo n'icyo cya Malawi. Byombi ni ibya Malawi bibiri. Byombi ni ibya Malawi bibiri. Ahubwo hari umusirikare wagerageje kugisimbuka akivamo, umusirikare ku mbunda nini yo hejuru yari kuri 11 yaragisimbutse. Abahungu ba M23 ikintu bakoze ngo wa mbere wamwakiriye yamusanganije amazi, yamuhaye amazi aranywa. Ati warugerageje. Ibintu mvuga niko byanyenze, kuko amakuru umuntu wayampaye n'umuntu uri ku mirongo y'imbere ku rugamba yavuye ati abahungu bari bananiwe, baba abasirikare ba Tanzania, baba Malawi ndetse n'aba South Africa, bari bafite inyota ku kigero cyo hejuru cyane cyane ko bagiye bahuruzwa mu buryo butunguranye. Baje muri pressure. Yego. Donc tuvuge ko bakubitishijwe n'iyo pressure baje hose. Ntago ari pressure, nuvuga ngo bo bapanze kwa advancing aba FRDC. Sasa kwa advancing nibyo Jambi yakubwiraga, bo barakubitwa bibeshyeho gato. Mu gukubitwa ariko se baribeshya, ahubwo nicyo kigero cyabo. Ntago navuga yuko ari cyo kigero cyabo, kuko ikigero bari badivasinzeho ejo ni ikigero badasanganywe, baragwiririwe. Iyo kiza kureyisisa nuko ngo baragwiririwe kuko cyari ikintu kidasanzwe. Bo bari bazi yuko bari bugeze M23 zakirorirwe bayirukankana, ariko iyo kiza gucamo yari bukubitwe pe. Ubu tuba tuvuga ibindi, yari bukubitwe rwose. Ese ahubwo M23 yabimenye mbere bafashijwe ni iriya ntambara. M23 niki cyayitabaye kugira ngo kiriya kintu. Iriya ntambara wa muntu mwe irimo ikoranabuhanga. Bwana Shadarake, iriya ni tekinoloji iri gukora, kuko nanjye ndimo kubona bo wenda nimbivuga nk'abango no bwa mbere bibayeho, abantu bashobora kuza kwibaza ati se Janvier ibintu bya Kongo abizi gute, kuki abyisi bitangaza. Ndi umusirikare urwanye mu gihe cya ntuza cya FDR, igihe cyo gukuraho perezida Mobutu Sese Seko ku Ngwendo wa Zabanga. Ndi umuntu warwananye na Laurent Desire Kabila. Ndi umuntu warwananye muri RCD Goma. Intambara zose izose muzi ku butaka bwa Kongo tuvanyemo M23 ya kabiri zose narazirwanye. Ni ya mbere warimo. Yego. Ya mbere ya kabiri ni ingi. Kandi ninza kubivuga ntago narwanaga hariya nk'umunyamahanga, ndi umukongomani. Mu Rwandafone uvuga ikinyarwanda, bataza kuvuga ngo kuri kuvuga ikinyarwanda neza. Nishimira n'ikinyarwanda cyanjye cyiza, kubera yuko ndi umwe mu bantu bavuka mu miryango yari izi amateka, tuzi agaciro k'abavuga ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo, tuzi abari bo. Kandi nanone u Rwanda jyewe ndufata nk'umubyeyi watubyaye, kubera yuko ngira ngo urabizi n'abantu bahunze nyuma yuko FDR baza muri Kongo bakajya mu miryango yacu bakayirasa, bakagira gute, bakabica, bagadusahura, bakagira gute. U Rwanda ruri mu bihugu byatwakiriye n'ibindi bihugu muri rusange, ariko kugira mu Rwanda ntabwo byasabaga kongera kwiga ururimi, kuko rwari ururimi rwawe n'ubundi rwa rurimi rwanjye. Rero ibi bintu mpamvu mbivuga gutya, ni umuntu ubivuga nk'umuntu ubizi,
kubera yuko nagiye mbona uburyo ki FARDC yarwanaga ndetse n'abano bagabo barimo gufasha FARDC mu mirwanire, aba banya South Africa ntabwo ari ubwa mbere nabo mpuye nabo bo. Hariho n'igihe nigeze kurwanana n'abarundi turi kumwe, noneho turi kurwanya umwanzi umwe, abarundi bari kuri side yawe. Yego, nabo imirwanire yabo ndayizi. Ikindi nawe navuga ngo FDLR yo kurwana nayo ni ibisanzwe, turamenyeranye. Ariko nuko wenda mumenyeranye, ariko ahubwo bivugwa ko ari nayo ikaze muri rwa rugamba. Ubona bihuza nte? FDLR ifite, ni nayo yonyine ifite impamvu yo kurwana hariya. Rekada. Nuko ngo FDLR na M23 bafite impamvu zijya gusa. M23 iravuga iti jewe ndabimenya nera. Yego, ndaje gusobanurira. M23 iravuga iti jewe nidutsindwa hano turi abakongomani, nta hantu tuzajya na hamwe, nta gihugu kizatwakira, tugomba gupfira ku butaka bwacu. Ubwo ni nyuma yuko bavuga ati tugomba gucyura abavandimwe bacu, ababyeyi bacu bagataha kuri gakondo. Noneho FDLR iravuga iti rero wenda duhe kuri wa viongozi, twakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994, twishe abatutsi benshi. Mu Rwanda hari inkiko. Ikindi cya kabiri, uyu mutwe wa FDLR washyizwe ku rutonde na Amerika ndetse na UN ku mitwe y'iterabwoba. Nta hantu na hamwe bashobora kujya. Ikintu cya mbere cyabashimisha nuko bakwereka Kisekedi Kirombo, bakamwereka ko bashoboye, akagumya akababondararaho. Nuko ngo barwana ku mwanya wo gupfa no gukira, sibyo? Ariko nuza kumbwira ngo umwana wa Zarisara, umwana wo muri Rubumbashi, hehe, kumbwira ngo araza kugwa. Meki, iyo intervention yawe ndaza kuyikenera. FDLR na M23 nibo bafite impamvu, ni no bafite impamvu yo kurwana. Yabigusobanuriye, yakubwiye ko FDLR irarwana nuko iva hari. Muremeranyije ubu imyaka 30 imaze ntacyo yari iri, kuko ishaka gutaha mu Rwanda yari butahe. Ariko ko itashatse gutaha, yari yamaze kubona ubutaka bwabo, yirukanye ku butaka bwabo. Irarwana kugira ngo ibe. Nukuvuga ngo hari umuntu umwe wigeze kutubwira ati FDLR irarwana yanda. Yego. Hanyuma ikindi yenda nakongeraho Janvier, nuko umuntu wese ufite Kanyarwanda cyangwa se Bunyarwanda muri we, biragoye kumutsinda. Kuva resistance ya FDLR ishobora kubaho kubera ko ifite amaraso, nubwo ifite ikibi, nubwo ifite genocide, ifite ingengabitekerezo, ariko usanga none ari bajambiye mu ntambara zibera hariya no bazirwana. Nawe urabizi FARDC na SADC kugeza uyu munsi wa none nta nubwo bahagarara imbere y'M23, ariko iyo FDLR ijemo intambara iratinda. Jewe ntago abaho iyo resistance, ntago ndi bubyemere, kuko iyo biza kuba ari ak'Ubunyarwanda, FDLR yarwanye, FARE yarwanye na RPA mu Rwanda, ndetse na nyuma yaho yuko u Rwanda rubohowe mu kwezi kwa karindwi muri 1994, haje kongera kuba indi mirwano yahuje nanone ingabo za RPA ndetse na FDLR ku butaka bwa Kongo. Ni intambara yamaze hafi amezi 6 kugeza Mobutu Sese Seko kukungwe ndoza banga hunze igihugu cye. Hari ahantu ikintu cyarwanye ntabwo ari Ubunyarwanda, ahubwo harwanye impamvu. Harwanye impamvu, ari nayo mpamvu ubona no muri Kongo harimo kurwana impamvu cyane kuruta Ubunyarwanda, cyane cyane ko abantu FDLR Ubunyarwanda tunavuga turabuyitirira, iyo nta nubwo ibukunda, ahubwo bashobora no kuzatujyana mu nkiko kuko tubita Abanyarwanda kandi bo ikintu biyumvamo n'ubuhutu kuruta Ubunyarwanda. FDLR Ego. Nuko ngo bo biyumvamo ubuhutu kuruta Ubunyarwanda, niyo barwana n'Abanyarwanda bene wabo barwana bo bumva ari abahutu bari kurwana n'abatutsi. Reka mpite ngusubiza Janvier. Yego. Ntishaka ko tujya impaka cyane, ariko according to General Kabarebe, yego, ibyo nawe yarabyivugira, avuga ko iyo bageragaho urugamba ruri FARDC rirukankaga, ariko iyo bageraga aho FDLR habagaho resistance yayo. Ndetse akanavuga, yigeze kuvuga ati aba bagiye banabasaba kenshi gutaha, hari nawe hamagaye barimo ba Omega na barwara kabije, akavuga ko baramutse baje igisirikare kikaba kimwe cy'u Rwanda kikahuza n'icyabo, u Rwanda ari rwaba rufite igisirikare cya mbere gikomeye muri Afurika. Yarabivuga avuga ati ubumenyi bafite, uburyo bameze baje, ariko ingengabitekerezo ni kimwe mu bintu bya mbere bituma bataza, kubera ko abenshi bafite ibyaha bakoze
ibyaha bya jenoside baregwa, hari n'abakoze ibyaha muri Congo, niko wigeze kuvuga. Ngewe niyo mpamvu kandi nanjye nkabireba n'abaje n'abantu benshi baba hariya barwanye muri ziriya ntambara, for example nk'aba FARDC nabo barakubwira bati twebwe ubwacu kuko FDL ikoze ropuri, ikoze withdraw, nabo bakora withdraw, akenshi ikora withdraw itanababwiye kuko icaho bukeye. Icyo nendaga kuvuga ibintu uvuga nibyo ndabyumva, ni n'ukuri. Ni ukuvuga ngo FDLR imbere ikiri fare ni abantu bahawe imyitozo n'Abafaransa, bakoze imyitozo mu bihugu bitandukanye, cyari igisirikare cy'umwuga kiri professional. Noneho barwana na RPA ifite impamvu yo kurwana, kandi nayo imaze igihe muri struggle mu mirwanire ya kinyeshyamba, bitandukanye n'uyu munsi, kuko uyu munsi ubu noneho Kisekedi gahunda yazanye, nubwo FDLR izi ko Kisekedi ayikunda, ariko Kisekedi wagenda afata babandi bafite ubumenyi akabakuramo akabavana muri FDLR akabajyana mu gisirikare kigomba kumurinda, mu ba GR bagomba kurinda abagarde presidentielle, ari naho umushe Major Bahati yaguye ari mu FARDC kandi yari umukomando muri Karap n'abandi. Rero hari ikintu cyarwanaga cyatumaga na FDL tuyibona cyane nk'abantu b'abarwanyi, ni imyitozo ihambaye, none hagahita hiyongeramo kuba nta kindi cyerekezo bafite. Ikindi kandi nanone FDLR ni abantu bavuye mu Rwanda, bavuye mu mirwano, bageze muri Kongo bahura n'imirwano, ndetse bakomereza no kwa François Bozizi, bajya muri Central Africa n'ahandi, naho bajya kurwara kandi bakuraho leta. Ni abantu bahoze mu mirwano. Buri gihe umusirikare uhora mu mirwano aba afite imyitozo ihambaye, bitandukanye n'abantu ba FDLR wumva barimo gupasinga, barimo guhamagarwa na leta y'u Burundi, bakavanwa muri Zambia, bakavanwa Mozambique, Malawi n'ahandi, bagahita bajya mu kibara bagahibwa amafunzo y'amezi 2 cyangwa se by'ibyumweru bingahe, bagahita baza ku butaka bwa Kongo. Rero hari ahantu ntago harwana inkomoko wenda kwa ngo uyu ni umunyarwanda, ngo umunyarwanda hava akagera ngo ni umurwanyi. Oya, ahubwo abanyarwanda ikintu twabamenyeho mu ntambara zose bagiye barwana, ni intambara barwanaga bafite impamvu kandi ziremereye. Ari niyo mpamvu umunyarwanda yarwanye n'undi, bigatuma ufite impamvu ari utsinda, udafite impamvu agatsindwa. Rero FDLR ubu ngubu ku butaka bwa Kongo hari impamvu ifite, ni impamvu y'indari nk'uko babivugaga. Buriya bameze nk'inkoko izinduka mu gitondo igiye gutora, gahunda ni ugutora ibyo kurya. Ikindi ifite ikirwanira kuko nk'uko babivuze, FDLR ikigera muri Kongo yagiye mu mihana y'Abatutsi n'abandi bantu bavuga ikinyarwanda, irabohoza, irabirukana, ibohoza inka zabo, imirima yabo irahinga, yarakungahaye, icukura amabuye, irabaza imbaho. Nibo bafite ibyokezo by'amakara muri Kongo bikomeye. Muri ubwo gukungahara rero kwatumye ivuga iti hatuwezi kutoka hapa, ntago twahava ahantu niho hari amakiriro. Ari nayo mpamvu nyine irwana rwo gupfa, irava hariya nta handi hanijya, maisha atayisha. nk'ubu barimo barapuringa barazorenga bajya za Butembo, ahantu hari Abatembo, hari Abanande, ni abantu badacana uwaka na FDLR, baravuga ngo hari ahantu tuzahaba dute. Niho mvubu ubwabo ngira ngo ku isaha y'isa 2:30 za nijoro, FDLR na bamwe mu bazarendo bagiye hano muri Butembo, bashyira red block mu muhanda, barasa FARDC, bayibuza kugenda, muri rukanka mujya musubire ku rugamba mwambwamo. Ari ikintu cyatumye muri Kanyabayonga mu gitondo hazindukira imirwano. Nuvuga ngo FARDC yabuze inzira yo guhunga, bari iri guhunga M23 yagera inyuma bakayikubita bayigarura ku rugamba, kubera ko bafite inyungu mu kudahunga. Baruga ko tuva hangaha twahapfira tugashira. Urumva niyo mvu urugamba rwabaye ikindi kintu. Wenda ukiri kuri ibyo yuhi, hari n'amakuru avuga ngo muri Kanyabayonga, sinzi niba yamenye, muri Kanyabayonga ngo haba habayeho ko FARDC ngo yagarutse muri Kanyabayonga kugeza ku isaha y'isa. Ejo twari twatangaje iby'uko bavuyemo, ngo yaba yagarutsemo ku isaha y'isa 4:30 muri Kanyabayonga habereye imirwano, ariko z'amanywa z'uyu munsi. Yego, ariko ndaza kuza ntahuza n'abantu bavuze ko FARDC yagarutse, ahubwo Kanyabayonga ni nini, ni agace kanini, kandi mu gace hagenda habamo amasekta runaka arimo amadetache. Harimo rero abahunze
ariko bamwe bandi barwana ku ruhande rwabo, ubwo navuga aba mayimayi ndetse n'aba FDLR, harimo n'abarundi batakaye hariya bisanze hariya kuko bagiye bakubitwa mu bice bitandukanye. Hari abarundi bari bavuye Rubaya baza za Mirangi, bakubitirwa Mirangi, baporingira Kanyabayonga, kugeza ubu ntabwo bazi ngo bazahura na bene wabo ryari. Ibyo ni ibice rero byari byasigaye muri kariya gace. Hanyuma baje kubona umusada abo navugaga babujijwe kugenda bageze za Butembo, nibo bagarutse bihuza n'abo bantu, batera defense imwe ya M23 muri Kanyabayonga, baharwaniye umwanya munini, ariko n'abarwanye kubera kubura inzira banyuramo, kuko M23 mu gukubita hariya Kanyabayonga yabasigiye amarembo manini bagomba kunyuramo bahunga. Noneho birangiye kuko ubundi iyo wazingiye umwanzi wawe ukamukubita ukamwima amarembo, bihita bimera nko gukingirana inturo mu nzu, yaguhitana. M23 rero yabasigiye irembo rigaragara ryo kugira ngo bahungiremo bataza kukumiza M23. FARDC rero na FDLR mu rwego rwo kubona yuko kuko iyo strategy barayizi, bahise baza bafata rya rembo M23 yari yasize, aba bari bo baryifungira. Nuko ngo umusirikare wese usigayemo kariya gace arasabwa kurwana mu cyerekezo ari kurebamo, agapfa cyangwa se agakira. Ahubwo se ko mito twavuga ko kubera n'imyumvire y'abantu baza Kanyabayonga M23 itari yajya muri santere, hari icyo byo wabitubwiraho? Ntago twatekereza ko M23 bujye muri santere uyu munsi, ndetse n'ejo ntago mitekereza, kuko kujya muri santere birasabwa ko ibanza kwirukankana byibuza FARDC bivuza kamurenza ibirometero bishyika muri za 25. Uko aho ngo nishobora kwizera ko umutekano naho nabyo nibikeye ukurikije uko bimeze. Niba uyu munsi bashobora gufata imbunda zabo bakazitera mu baturage, kuvuga ngo imwe turigiye muri santere wenda igiye gukoresha inama nk'uko yabikoze za Ngungu, za Rubaya, Kanyabayonga, ntekereza ko byaba bigoye. Ntabwo ari aka kanya. Ako nari nkazanye kugira ngo wenda tube clear kuri zo operation zo muri Kanyabayonga uko byifashe, ariko meke hari byo yaratubwiye mu kanya tubwira ko muri Sake hashobora kuba harimo imirwano. Ukuri kwabyo ni ukuhe? Donc ni imirwano. Ndashaka kugira ngo menye, iyo nshaka kugira ngo menye hanini ni ukugira umenye byo ni bya bindi by'ejo byakomeje cyangwa ni bishya, harimo iki noneho bo hafashwe ibiki. Hari ikibazo gihari cya mbere, FARDC akenshi Janvier arabizi, iyo yakubiswe niba hari nk'imirambo yasigaye hariya, hari abafashwe bateko, ikomeza kurwana ngo ibakure. Yego, anigiye ishobora kurwana umunsi mu mirwano ikaba mu gitondo igakubitwa mu gitondo kare, ariko andi masaha yose akaba ari ayo kurwana gusa ishaka kujya gufata imirambo. Umurambo rero buriya ntabwo abantu benshi. Wenda ikindi kintu nakongeraho bwana Meke, buriya Sake barayitumwe, ariko banayitumwa ntibayitumwa na Kisekedi gusa, ahubwo bayitumwa n'ingabo za Blackout zifatanyije na ntuza na Wagner Group, kubera yuko ubwo bazaga baje ku butaka bwa Kongo baturuhukiye mu mujyi wa Goma, batangira kugenda babaza ahantu bashobora gushinga defense zabo, ndetse bari ahantu bashyira imbunda zabo n'ikoranabuhanga barahabura. Umusozi bari babonye bari babengutse mwiza wabafasha kurwana, baje gusanga umusozi uri mu Rwanda ni mu Rubavu. Hanyuma iyindi misozi ni za ntuza za umusozi wa Nyundo, ni za Kibero cy'inkumi no ku mabere y'inkumi, ahandi ni hejuru kuri Turazantene cyera ruguru, aho hose barabaje basanga biri mu maboko ya M23. Rero baje gusanga agace gashobora kuba kabafasha ni ugufata uyu muhanda wa Minova Sake, ndetse Minova Sake Changa, Mushaki, aho ni ahantu habafasha kuba barwana. Rero baraganiriye babaza impamvu batarimo kubafasha ku rugamba ku mirongo y'imbere, batiri mubanze muduhereza ahantu, ni muduhe strategic point aho dushobora kuba twagenga imbunda zacu, aho twakora ibikorwa byacu bya buri munsi. Rero icyo gihe Kisekedi yahise avuga ati aha hantu rero hari abantu nzi binkorera gukinduka. Abo ngabo bari abasirikare b'abarundi, babatereka mfate inkorera gukinduka, urumva nta kintu bafite kibabeshejeho. Burundi muzi umwanya rugezeho mu bijyanye n'amikoro n'ubundi bushobozi. Uburundi ni igihugu wahereza buri kimwe cyose kikiyahura kugira ngo kirye. Bafati rero Kisekedi wahise afata
imitungo ayitereka ku barundi. Hama arangije anafata abazarendo batazi iby'intambara, batazi imirwanire, ahita ababwira ati mwebwe ndabemera, mwebwe mukaze kuri isi ya rurema, nimwe muzabohora Kongo, nimwe murwanira kubabwira gutyo gusa byonyine bahita barwanira gupfa bagashira. Niyo mpamvu muri iyi minsi abarundi ndetse n'abazarendo barimo kwadivasinga za sake cyane, barakubitwa none mu gitondo bagasubirayo, barakubitwa nimugoroba mu gitondo bakazinduka bajyayo, bakubitwa mu gitondo nimugoroba bakazinduka bajyayo, kujya gushaka uwo musozi batumwe na boss. Yego, ni umusozi batumwe, kandi noneho urumva ni umusozi ufite ibintu byinshi usobanuye. usibye ko no kuba tuma Janvier FRDC nta yandi mahitamo ifite itabohoje Sake nk'inzira rukumbi. Icyo ndavuga ubwo rompwe ugenda ugere ku iyo misozi yose za Madimba, Ndumba, aho hose barwanira bashaka, kuko ntibazagera Karuba batanyuze Sake, badafite Sake, bazagera Kicanga batagifite Sake, ntibazagera Mushaki, ntibazagera no mu majyepfo za Minova, yego, bisanzuye usibye kunyura mu mazi badafite Sake. Sake rero ni ikintu. Ikindi kibazo kirekire bafite bwana Meki, ni ukuvuga ngo bari gutekereza ku mujyi wa Goma, bakaba bati Goma kuba ariho haturuka umusada wacu, ni ukubera ko inzira mu kirere gikora, aho kandi inzira mu kirere ntabwo twayizera, kuko indege yose itekinze off ndetse n'igiye kurandinga irabanza igaca ku musozi wa muremure. Umusozi wa muremure ufitwe na M23. Mu yandi magambo ushaka kuvuga ngo M23 ifite rya cupa rya serumu rigaburiye abari muri Goma, rigaburiye FARDC muri Goma, ni nayo ifite ka kaboro gafunga cyangwa se kagafunguka. Bati M23 isaha ku isaha ishobora guhita ifunga serumu, imiti ikabura abantu abarwayi bagashiramo umwuka. Bateka dutangiye ko twafashe Sake na muremure turayifata, tube dufite access yose ku kirere ndetse na access ku mazi, kubera ko muremure nivamo ntawe uzabakirasa ubwato mu mazi, bizaba byarangiye. Niyo mpamvu hari ahantu n'undi bahatumwe, ariko niba batahatumwe bari kuhituma, kubera yuko bari kujya kuhashaka. Yavuze ikinyarwanda cyo kwituma, ariko ntimukajye mucyanga, kwituma ni igikorwa cya kigabo, kubera yuko nayo M23 iri kurwana urugamba yitumye. Rero niyo mpamvu ubona Sake iri kuvuga, ni nk'uko utambwira ngo Rwindi na Kibirizi ngo bazabona amahoro Kanyabayonga itavuye na Vicumbi bashobora kuzayabona. So ibi ni byumvikana, kandi ino Sake buri impamvu nayo mbona turikandagiramo hasi ngo iyijyemo. Makuru nigeze kubona nuko bari abazungu abo twita Wagner cyangwa se Romania group, bari bose b'abamercenaires bakigera, uzi ko Sake bigeze kuyigira mu gihe cya Yase. Icyo bakoze bafashe green coordinate za hariya muri Sake, nuvuga ngo kumanuka kujya muri Sake utari komeze ngo ujye kubaka Goma, ubakore muri Mubambiro hariya za CSR kabateretse za Mbunda hose uhafate, uri ku isahane y'urupfu. Nuvuga ngo uri ku isahane y'urupfu, ariko none nayo muvitura kuba mu misozi yo hejuru. FARDC kumanuka ikajya hasi muri Sake ni ku isahane y'urupfu. Niyo mpamvu hageze wese arakubitwa. Usibye abazarendo baza bagakina ati turi muri Sake, twafashe Sake, bakifotora, ariko nabo iyo barashe gatoya ntibahava, barahasigara. niko bigenda. Uvuga ngo abazarendo barahashiriye, Sake ni ku isahane y'urupfu. M23 rero kugira ngo ikugereremo hasi mu isantere, ubwo yabigiye no gufata umujyi wa Goma. Nko kuvuga ngo M23 yazijya hasi muri Kanyabayonga, ijye muri santere ya Kanyabayonga idafite imisozi wa Kabasha, idafite Gitaro, idafite wa musozi wundi ni ntuza Ndumba, Buragiza, idafite yego niyo Buragiza na Birundure nayo itayifite. Tunakomeza tujya hirya rega, tunakomeza tujya muri zone ya territoire ya Karehe. Buriya izi za Rumbishi zivuze ibintu byinshi, izi za Kavumu zivuze ibintu byinshi, n'ahitwa za Bitovu bivuze ibintu byinshi kuri M23. Niyo mpamvu yo M23 yageze muri ba bice FARDC itivuga reka twiyahure, kuko nta turi bwe dusigaye. Ariko iyi ni imirwano irimo kugenda ifata irindi range bwana Meki. Ni imirwano ngira ngo tumaze igihe tububwira abakunzi ba Bwiza TV, tubabwira duti hari kwitegurwa imirwano idasanzwe, ariko ntago twari tuzi ngo icyerekezo nyine izi imirwano izaberamo ni ikihe. Ariko ikimenyetso cyiza cyagaragaye ku itariki ya 30 bw'imirwano yaberaga Isake. Ni imirwano itarigeze
inabaho mu myaka 3 ishize M23 yongeye kwegura imiheto kubera yuko hagiye hahanurwa indege n'ibyo hagiye hafatwa ibice hafashwe Amura muri Kicanga Amura FARDC afatirwa imbunda nyinshi ariko n'ubwa mbere ngira ngo abantu twumvishe ngo ibifaru bishyika kuri bingahe byarashwe umunsi umwe ndetse ibindi birafatwa n'imbunda zirasenywa kujya gufata igifaru kugifata nuko haba hapfuye abasirikare batagira umubare wibaze noneho aho byageze ubundi umurundi ingabo z'Uburundi zahoraga muri social media ngo zakubiswe zafashwe mwigeze mwumva abarundi bavugwa ejo bagira impuhwe kabisa wavuga abarundi barapfuye ku bwinshi cyane ariko se wavuga abarundi gute umuntu arimo kuvuga abanya South Africa arimo gushyira ibyangombwa hariya by'abasirikare babo wavuga abarundi gute Tanzania irimo kuvugwa byagorana ukuvuga ngo haba kuvugwa barahari kabisa nuvuga ngo ubundi abarundi nabo bameze neza ntago bakiri muri ntago bahondaguye nkuko twabonye ejo hakubitwa FARDC hakubitwa SADC oya abarundi barahondaguwe ahubwo ikintu kirimo kuba harimo gutakanya ubukozwemo naho uwakubiswe nyiri buteruranywe n'akeba we yumiwe akubibaza ibifaro bitandatu abasadeke n'ubwa mbere babonye imperuka ariko abarundi bahora mu mperuka abarundi bahora mu rupfu tujya tuvuga ibihumbi n'ibihumbi amagana yapfuye hari inkuru igeze gutangazwa y'abasirikare barenga 340 bapfuye ku rugamba rumwe byangezeho ngembura ahantu mpera mbivuga ndavuga ngo hapfuye benshi ariko mu mbabarire sindi bivuga umubare neje natinye kuvuga umubare ejo ngo ni benshi cyane kuko mu bitaro iriya bararimo barira pe byageze ku isaha ya saa moya n'igice mfite 276 ku mpande zombi ni ibintu bidasanzwe ku mpande zombi ni kuri ku mpande zose koalisiyo yose muri rusange koalisiyo yose Wazalendo FARDC SADC abarundi yego ariko nk'ibisanzwe abasirikare bapfuye benshi ni abarundi abaza ku mwanya wa kabiri na Wazalendo hanyuma ku mwanya wa gatatu ni FARDC ku mwanya wa kane ni FDLR abantu batigeze bapfusha nyagupfusha ni SADC ariko nabo impamvu nuko batatse babitekerejeho bari DCC nayo ntago bapfushe nyagupfusha ntago bari benshi abantu bashyika kuri 11 mu rugamba rwatwaye 240 byibuza SADC yakagumye ko ifite nko nka 70 imibare yawe ariko so ubwiri bwizerwe kedi oya hari yindi mibare yarahomye imibare ndimo gutanga nuko ngo ni imibare yo kugeza ku isaha y'isa moya n'igice ejo ku munsi w'ejo kandi nyina ngo mu gitondo hari ibindi byagiye biba ariko iyo ndi buvuge nta numwe ushobora kujya munsi y'iyo mibare ahubwo byajya hejuru kuko amakuru mfite ni amakuru ntavana ahandi nta nubwo nyavana muri M23 ndayavana muri FARDC ndayavana mu Burundi ndayavana mu gisirikare cy'u Burundi ndayavana mu gisirikare cya FARDC ayo ni amakuru rero aho kugira ngo bajye munsi yabo bajya hejuru uri kumva icyo kintu ni ibintu ubundi bigorana kuba umuntu yabitangaza kuko uravuga uti abantu barabyumva gute nyasuye gutangaza 340 abantu barasakuza ariko nyuma byaje kugaragara ngira ngo hari baterane yitwa Hibu y'abakomando niyo tutakiyumva mwari muzi ko Hibu yose yasenyutse yose ikarangira yose burundu akongera bakagenga bundi bushyashya igihe bicaga wa mu colonel wabo wari ubayoboye noneho itangazo ryasohotse ni amakuru y'ubutasi ngiye kubaha ngiye kuyaha abakunzi ba Bwiza TV ni ukuvuga ngo amakuru y'ubutasi nyuma y'umunsi w'ejo ku itariki ya 30 nta zina Hibu izongera kubaho muri Kongo nta musirikare nta mutwe ngabo bazongera umuhibu wa nyuma yagiye ejo muri Kongo nta yindi bataillon bazongera kwita Hibu kuko batanye gutekereza ko Hibu ngo itera umwaka yarapfuye irashira bagenga indi iyo bagenze irapfa ejo bapfanye n'abitwa ngo ni Gepard byibuze bagiye gusigarana ya indi yitwa ngo ni Igo nimba ari Revengers niba ari biki bagira na Anaconda bagira ibizina byinshi Anaconda iracyahari Anaconda yari igizwe n'igice kinini cya Karap ikagirwa n'abandi basirikare bakomoka muri Zarumbashi kuko bakoreye amafunzo za Kamina Anaconda yo iracyahari kuko banayifuasinga buri munsi ni nayo Neva aherutse gusaba yuko
yajya gutreninga interahamwe hariya mu kibira, interahamwe ngo bazakoresha we na Kisekedi ngo mu kugira ngo babuze amatora ko azaba mu Rwanda. Urumva nyine imbwa irarota bugacya ikajya guhiga, ariko ndizera ko atari ubuvuzi. Ni umugani cyangwa saying. Ni umugani ntabwo mvuze neva. Wenda neva ubugabo bwe bushobora kuzagaragarira mu migambi ye, cyangwa se akaba yanahamya ko nawe namwitayo bitewe wenda n'ibyo yakora kujya ku rugamba. Icyo nenda kuvuga, neva ni umugabo ku ruhande rw'abantu bafite ukuntu bamwumva. Je ntabwo ndi hano ngo njye gufata perezida w'igihugu ngo mwite imbwa, ariko perezida neva afite ububasha bwo kwiyitayo bitewe n'ibikorwa wenda yakora, yabishatse yabikora. Ikindi kandi hari n'abandi benshi cyane, nose ubu nta mu generale mwabonye wapfanye ikiyiko mu mufuka agapfa mu buryo kimugirayo se yapfuye mu buryo cy'imbwa itari yapfa mu buryo imbwa itagipfamo. Rero imbwa tuvuga nkangi ufashe nk'umuntu wakenye jye ukamwita imbwa mpita mbabara, kuko nzi ko imbwa hari n'urwego zigeze igera ikagira abantu ziruta, ariko ntabwo nafata perezida w'igihugu kamwe ngo mwite imbwa. Birumvikana perezida w'igihugu buriya niwe wenyine ufite ububasha bwo kuyiyita cyangwa akabireka. turebe jambe. Ukurikije operasiyo yabaye ku munsi w'ejo, Caterpillar yari yateguwe na FARDC ndetse na bo bafatanyije. Ni operasiyo imaze igihe kinini ikorwa cyangwa se itegurwa no ku ngendo nyinshi bamaze iminsi bakora. Urabona nka Caterpillar nk'ikomeje cyane ko uyu munsi imirwano yakomeje muri Sake, ndetse n'ubundi kubona ariko zatazamazo zivuga ngo uyu munsi yari umunsi wa Karume, urumva n'ubundi haracyarimo za information ziba zituruka ahantu hatandukanye. Bikavuga ko no muri Kanyabayonga imirwano yari ihari. Oya, Sake ishobora kuba ari none ahangaha. Kandi banditse mbere. Yego. Iyo imaze igihe kingana iki atazama. Atazama mbonye ubu turi gukora ikiganiro babishyizeho ku isaha ya saa 7:17, turi saa 8 n'igice. Yego. Urumva ko mu gitondo hari cyabaye. Mu gitondo bo bavuga ko nta cyabaye. Mu gitondo Sake byari Karume, hanyuma Kanyabayonga aho bari mu mirwano nyine nk'ibisanzwe. Wenda ngiye ikintu navuga, warambashije kuri iyo operation Caterpillar niba ubona ikomeza cyangwa barayivamo. Oya, icyo nzi cyo operasiyo zo zirakomeza, ariko kuri FARDC na Kinshasa izina rihinduka buri kanya, rihinduwe n'ikibaye. Nahimbu byabaye amateka. Uwitsamuye nabi agomba guhita ahindura izina, kuko ahita ashaka impamvu ya cya gikorwa cyo kwitsamura nabi cyabaye. Ni ukuvuga ngo ubu impamvu nimba umupolisi yarasinze muri Kinshasa bakamufotora yitura muri rigore, bashatse impamvu ko u Rwanda rwamusindishije, bashaka impamvu se ko ari izina yitwa n'ibindi bintu. Ariko Caterpillar ntago nkiri kubona iri bukomeze, kuko cyane ko Caterpillar ije simbura operation generalize. Generalize nayo itarageze ikintu na kimwe ikora, kuko ni operation yagabwe muri Sud Kivu itangirira barwana muri Axe Minova, Zandumba n'ahandi, nabyo bipfa ubusa. Yego. Generalize nta nubwo yigeze ica igikuba cyane mu gisirikare cya FARDC nkuko Caterpillar yabikoze. Ntago niteguye kumva Caterpillar ikomeje kwitwa Caterpillar. Na Revengeance nta kintu igeze ikora. Noneho Caterpillar yo yabaye icyo nakwita ko ari Apocalypse. Yego. Abantu irindi mbuka rikomeye cyane ryabaye, hakitse igikuba mu gisirikare cya FARDC no muri kwese muri rusange. Ntago ndi babone bakomeza Caterpillar, ahubwo barashaka irindi zina. Ubu hari buvuka undi mu general ushaka amafaranga ya Kisekedi, ushaka kubaho, noneho barakora ihera. Harya buriya muzi indimi buriya agacurama bakita ngo iki? Agacurama ntabwo mbizi. Abantu bafite nimero ya Kisekedi baze kuyimpa muhamagare mubwire ko nanjye nategura operation y'agacurama. Kubera ikizushyitsemo iryo zina nanjye mpa amadolari, kuko na agacurama, kuko bakoze igihunyira, bakoze igwa, bakoze gepari, ariko agacurama njye nanjye nkicuramira, ntago najya kwiyahura mu maso y'intare za Salamu. Njye bampa amadolari, bakumpa amadolari, nkavuga nti rero Kisekedi rwose ihangane masinziriho gatoya, agacurama gasinzira amezi 6, urugamba tuzarukomeza nyuma. Kuko icyo kigaragara, banzu rebe nk'umugabo witwa General Kabundi. Kabundi yoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru, ari umuje kugira ibintu ahindura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yaraje asimbura aho bitaga Chiko Kitambwe, kuko Mayanga nubwo yaje hariya, Mayanga yaziye rimwe na Kabundi,
ariko Mayanga bashaka kumushyira ku ruhande rwa ntuza Gacurama ntabwo mbese nkabona rwa Riza Fisi cyangwa se mu Bazarendo. Kabundi yaje avuga ati jyewe nshobora gukora ibitangaza, aba bantu ni bene wacu twararwananye ndabazi dukomandega muri rumwe n'ibiki. Ariko amakuru avuga ngo abasirikare Chiko Chitambwe yapfushije mu kwezi, Kabundi yapfushije mu minsi 3. Kabundi ari mu bantu bapfushije abasirikare benshi hariya mu gice cya ahubwo nawe akabazwiho ko yagize resistance bitandukanye n'izindi operations zose FARDC yakoze. Ahagana hehe bwa Nshobora nyine Kanyabayonga ejo bundi si twari turi gukora ikiganiro ko ariho habaye imirwano iminsi 4 yari ibaye. Nicyo kintu cyandakaje ndanababara cyane numva ikiganiro mwari mwakoze ariko mwirengagiza yuko Kanyabayonga nako na Rwindi Kabundi yaratakaga ntago yatakwaga, yaratakaga we yazaga ashaka kuvanamo M23 muri ntuza muri Rwindi. Yabaga yemera gukubitwa akirukanka agasubiraho hanyuma nyuma akongera ejo akagaruka agatora abandi basirikare akagaruka. Ntabwo ameze nka Kitambwe, noneho we yaratewe muri Rwindi. Cyakora iyo ni difference making. Uruko ibyo kintu harimo itandukaniro. We ni wowe wabaga wabiplaninze ukabikora bigafeiringa. Mu gihe Kitambwe we mu gihe atarazi yagiye kubona akabona bamugezeho. Yego. Harimo baramwirukankana. Birashobora gutandukana byo. Konganguriya ngo yararezise ngo iminsi ngahe gute kandi yarirukankaga akongera akagaruka agatoragura abandi basirikare hirya n'abamotari n'ibiki akagaruka. Ariko nabwo yaragerageje kuko urebye iyo FARDC yakubiswe rimwe na rimwe ntijya igaruka. Yabanze kaho gatoye. Kabunda ahantu yabaga ari urahaza? Nta nubwo yabaga ari muri Kanyabayonga. Muri Rubero. Yabaga ari muri Rubero. Urumva we ntago yagarukaga ahubwo yaratumaga ngo musubireyo. Mupfe cyangwa se mu rukoke izina ryanjye rizamuka. Uri kumva icyo kintu? Noneho ibaza umuntu wiruka ako bwana Meki ni gute umuntu wagutera ibuye agahita yirukanka yagera ku muhanda hari hepfo akongera akagutera cyangwa se akagutuka. Gute twavuga ngo yagerageje kuruta umuntu wasanze mu rugo iwe ukamukubitira ku muryango akisunikira muri saro ukamusanga ukamukubita akajya mu cyuma ukamukubita ukamurenza idirishya agasohoka. Biratandukanye. Rero Kabundi bari bumwogeze ko namwe mwarabivuze biranabaza yenda avuga ku bundi muzi ikintu cyabaye kuri Kitambwe ahubwo ubundi we Kitambwe niwe wemera. Kitambwe yakoze akazi niwe wagerageje ugeranyije na Kabundi yapfushije abasirikare 548. Ariko na Kitambwe yaje avuga ko agomba kumara Kabundi bangahe 548 mu minsi 3. Kiragiye yarabapfushije. Uri kubyumva uwo muntu? Kitambwe yaje avuga ko mu masaha 72 agomba kwirukana M23 aha yari hose. Icyambere cyamubayeho nuko Nyanza yayibuze. Akurikiraho za Rwindi. Aho ni kuki mutajya za Kibirizi za Kikukose. Kuki mutajya muvuga Sikabwe kandi ari we baba babibwiye. Sikabwe ni commando d'operation ko igitangaje cye. Sikabwe yabaye Sikabwe kuko nta na rimwe twaye twamwumva yageze ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo commanding ahari. Kandi iyo hakubiswe bari abantu buriya commando d'operation akubitwa abo kera twitaga ba optio ubu ntago bakibaho. Barakubiswe kera ba commanding officer baba barakubiswe kera bijya kugera kuri uriya kuko uriya ubutegereje gusarura gufata umusaruro w'ibyabibwe n'abandi bantu batari we. Ni nayo mpamvu n'icyasha kimugeraho gitinze. Icyo nenda kuvuga kandi nanone wigeze wumva se bamutumiza ko batumije Kitambwe wapi nyine nibyo bibazo nibaza ngo abantu bose ntago bajya bamutekerezaho nk'umuntu wakabaye yaragize icyo akora nawe akaba nta kintu arakora. Ni nk'uko intsinzwe ya FARDC yakagombye kuba iri ku mugaba mukuru w'ikirenga Tshisekedi. Ariko we n'ubundi muriho nubwo ariko atumiza abandi wese hari wari wamutumiza. Ariko se buriya nta mumutumiza ra atumiza abandi abaturage. Ubwo se yabatumizwa abaturage bafite ibyo bamubaza yabatumizwa. Ejo bundi umusibeje ukaba warabonye umunyonzi muri guverinoma. Ese hari ubwo yamushinze ingabo. Hanyuma kumushinga Minisiteri y'Urubyiruko. Ariko burya ibyo ntacyo bitwaye ko burya umuco agahugu umuco nakandi umuco. Uriya ntago ari umuco kubera ko amavideo twabonye n'amafoto twabonye twabihawe n'abakongomani. Ariko se umugani Meki wari utubeshye. Twabihawe n'umuco wabo nawo ntubyemera. Twabihawe baravugaga bati ishyano ryaguye. N'ubu baracyari kuvuga. N'ubu niko bakiri kuvuga bati ishyano ryaguye dore umunyonzi muri kabineti.
ya ngaho rero tugira ibyo tubaza unadusezerere ahubwo ngende kubona ngiye kubarekura nkurikije uko iminota Turakwemeje. nari nabahaye imeze ngiye kubarekura ariko gatoya kuri uyu nk'umuntu nyine bwa mbere mbonye ntabwo mpfa kumurekura gusa ntamubajije ku bijyanye yaratubwiye gusa ko abona operation zigiye gukomeza ariko ku ruhande rwa M23 yo ko ihora ivuga ngo ntiratangira Ngo kwataka wowe yuhi mboni zawe ni uriya mutwe uzataka ryari kandi uzataka ugiye gufata he ko bisa nkaho na rukivu yose iwufite bo uyifite sorry ngiye gusaba kwica Ikinyarwanda. abakunzi ba M23 ndetse n'abayobozi ba M23 muri rusange Mhm. baze kwihanganira igisubizo ngiye kuguha Mm. kuko nibo kireba cyane. Igihe kirageze ngo M23 politike yishyira uruhande rumwe ikorwe n'abapolitisiye hanyuma n'umutwe wa gisirikare ukora ibya gisirikare, Mhm. kubera yuko byantangaza kumva umusirikare guhera muri za Bunagana aterwa akirwanaho Mhm. bikagenda bikagera muri Sud Kivu hari kwirwanaho agiterwa akirwanaho, ni ukuvuga ngo na Goma izafatwa M23 yirwanaho. Mhm. Uri kumva Mhm. bayigeze gushaka bagobetsemo akantu kavuga ngo ahari imbunda bagiye tuzajya kuzicecekesha tuzisangaho tuzishigikeshe, baranabikoze ariko nimba bazicecekesha se basubira inyuma iyo zimaze guceceka cyangwa barahaguma? barahaguma Rero ukuri iki- nuko bahaguma ikigero ni cyiza, ni cyo gihe ko M23 yakabwiye abaturage biti aho muri hose, aho muri mu kaga tugiye kuhabasanga kandi turaza twatatse, ntabwo tuzarindira ko tugomba kubanza kuraswaho. Ariko icyo nayendaga kuvuga njye sinago ndi umuvugizi wa M23, Mhm. nta na role njwamo, njye ndi umusesenguzi Sure. wigenga, Mhm. ariko njye mbona M23 yataka. uko ubibona yataka Njye mbona yataka. nanjye aho ngaho ndi kumwe kuko itataka ntiyaba yaba ikiri mu cyanzu. Nose Kanyabayonga bari kuharwanira kubera iki? Yeah. Kuki bari Kanyabayonga? kandi umugani hari n'umuntu twavuze birukankanye n'uwirukanka n'uwagerageje gushaka kubirukankana Ego. umugani ubwo ni ukwataka igihe bamwirukankanaga bari bamwatatse. Njye mbona bataka. Mhm. Ego. utekereza iki ku bijyanye no kuzenguruka kwa Goma idafatwa cyangwa ngo basubire inyuma bayihe agahumekero, niba ariko nabyitara ubuhumekero? Iriya mirwanire ni imirwanire y'inyeshyamba zose zizi ubwenge, ni Faiboa irimo gukorwa hariya. Nigeze kuvuga yuko mu gihe cy'urugamba hagomba kubaho espionage, hakabaho supervision, hakabaho sabotage, hakabaho na insurgency na infiltration. Ni imirwanire inyeshyamba zigomba kubahiriza. Uko dufite umwanya n'ubwo ngiye kurekura wansobanuriye utwo twombi zigomba kubahiriza. Ni ukuvuga ngo nimba uri mu mirwano uri kurwana na leta, icya mbere ugomba gukora supervision, ukaba wagenda ibirometero byinshi mu bice by'umwanzi, ariko ugashakisha ukagenda ukora kuri point kuri runaka, kiyongozi runaka, ukaba snipinga ukamurasira mu biro bye, ukaba murasira mu mujyi rwagati, ukahita uca igikuba mu gihugu. Ubwo nuko ukoze supervision wisha umwanzi umuciye imbaraga, ariko kandi urahise unakora sabotage kuko uteye igihunga mu baturage. Ikindi cya kabiri ugomba kugenda ukinjira mu kigo runaka cya gisirikare ukarasiramo umuntu bigahita byitwa yuko yarashwe na bagenzi be, iyo ni insurgency. Ikindi nanone ugomba gukora ibirometero byinshi cyane ugatangiriza urugamba ahantu hatakekwaga, iyo ni infiltration, kwiyinfiltira ukagera ahandi hantu. Ikindi nanone ugomba gukora ikintu bita ubwo na sabotage twayivuze, infiltration twayivuze, surveillance twayivuze, no espionage. Buriya ushobora gutegura agatendo kakabera Kinshasa, wibereye Bunagana, ugahita ufata minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba ugasiga umuziritse, cyangwa se amakuru bisa ntibyaje kwemezwa ko yahinduwe mbese meki yarahinduwe, ntararahira we ntabwo tubare ko hanyuma ugahita bazanye sindikibuka izina ushatse wagenda ukanamukoresha ukamuha mikoro ukavuga ngo tangaza ibi ngibi, warangiza ukamureka ukigendera. Ibyo byose rero ibyo byose ni imirwanire ya kinyeshyamba. Ari niyo mpamvu rimwe na rimwe njya ngarukira leta ya Kinshasa, hari igihe muri Goma harara havuga amasasu menshi, bugacya mu gitondo bakabaza leta ya Kinshasa ko rimwe mushinzwe umutekano muri Goma ni bande baraye barashe, bati ni ibisambo. Ni bande barashe muri quartier Birere na Kabasha? Ni ibisambo. Ese ibyo mwafashe biri he? Ntabyo.
ese byagenze gute ubwo ne FARDC na wazalendo barasanaga uri kubya icyo kintu yego babuze igisubizo cy'imirwanire kuko tactique z'inyeshyamba ziba zikora rero iyi Goma mwumva irimo kuberamo ibintu byinshi ni ukuvuga ngo Goma kuba izengurukwa Goma irimo icyambere irimo iragabanyirizwamo imbaraga z'umwanzi wa M23 mu buryo buri politique kuko abaturage Goma iri kuberamo ibintu bituma abaturage banga leta iri kuberamo ibintu bituma abaturage bigaragambya kuri leta abaturage bari kwirukana igisirikare cy'igihugu cyabo mwarabibonye kuri Goma n'ahandi mu nkambi za Rushayo Mugunga mwagiye mubibona mwagiye mubona abaturage bafunze imihanda muri Goma ikindi cya kabiri mwigeze kumva FARDC na wazalendo barasaniye muri Goma ku manywa y'ihangu yego mwigeze kumva SADC yahanuye indege ya Blackwater drone ku manywa y'ihangu nta mibera hano Mugunga muri UNESCO aho hose ni ahantu bapuringira down imbaraga z'umwanzi wabo ngo ndi kuvuga M23 nuko ngo Goma irimo kurwanirwamo ku buryo buri politiko economically ndetse na society niba ariko nivuga société nabo no muri société harimo ikibazo n'igisirikare muri rusange cyane cyane ko Goma irimo abasirikare bari hagati y'ibihumbi 75 n'abasirikare 100 ntago M23 yiteguye kuza kwinjira muri Goma kurwana n'abo basirikare abo basirikare ubwabo bakubye inshuro 3 cyangwa 4 M23 yose iriho nyuma kugira ngo nkure kure hari ikindi confusion tujya tugira hano tukibaza tutari ko se finally buriya bwo bibaye ngombwa ko ifata iriya Goma isabaho inzira imwe izakubitira injangwe mu mfuruka bizagenda gute ibyo bitekerezo ute yuhi ubona bazajya bagafungura umuryango umwe bati ngaho nimuce hano muhunge ubusanzwe Goma yarafunzwe kuva kera yego ariko M23 hari ikintu yakoze mu rwego rwo kwiyohereza icyambere kugira ngo ibone ibikoresho bizanwa na SADC bizanwa na FARDC bigemuriwe M23 bigwa ku kibuga cy'indege cya Goma indege zirabizana bakabigemura ikabifata ikindi cya kabiri kuba inzira zigifunguye bituma ubutasi bwa M23 bukorwa neza ikindi cya gatatu bituma twa dutero shoma n'ibiki bituma abaturage bamwe batangira kwiminina bivana muri Goma basigamo abasirikare nuko ngo inzira bafite ndetse abayobozi imiryango y'abayobozi ha mu gisirikare mu gisivile yose yamaze kuva muri Goma nuko ngo ubwo abari bakeneye kuzavira muri Goma icyarimwe barahari bavuyemo hasigamo abasirikare n'abandi bazayikwamiramo ikindi nanone hari amarembo tuzi afunguye umuturage meme n'umusirikare wa FARDC ashobora kuba yahungiramo kuko dufite grande barriere na petite barriere u Rwanda ruri mu bihugu byashyize umukono ku masezerano muri ONU yuko rugomba kwakira impunzi nibyo ariko sinzi ko bazabitinyuka kuko bavuga ko arirwo rwabateye ntago biriya bivugwa na bariya bayobozi ariko abasirikare bo hasi bo ibyakomeye ntaho batahungira bakarambika intwaro abasirikare bakurega ninde udahunga urupfu kandi u Rwanda icyo rwakora ni ukubahiriza amategeko ya ONU nuko bambura intwaro bakazishyira ku mupaka barangiza bakabakira ikindi cyakurikiraho ni ukubashyira mu birometero byateganyijwe uvuye ku mupaka w'igihugu cyabo bakabakira aho ngaho rero bafite ubuhungiro M23 yafunga hariya hose hashoboka yarangiza ikabasigira irembo mu Rwanda bahunga u Rwanda rwabakira ikindi kandi nanone ntago M23 ntagukunda kurasa ku bantu bahunga buriya na Bukavu bahaca banyuze mu mazi bakwihungira n'izo ndege zabatwara gusa ikigaragara kuba Goma barigeze kuriya M23 yageze kuriya no kugira mbese M23 yakoze Goma iyigira nk'umutima wa Farawo ukuntu Imana yagize umutima wa Farawo yavuga ngo reka ngo ndayinangira umutima kugira ngo nyigwirizeho ibimenyetso nibyo biri kuba hariya ndagushimiye cyane ngiye no kukurekura reka numve niba Mekina hari indi commentaire ashaka gushyira ku cyo dusoza narenzaho akoze cyane rwose ahubwo Jambe no gushimirwa abantu ntibakore subscribe kwa Yuhi News TV nawe nibamuremere bajye bamusuragira ariko Yuhi News TV mugani ubwo wabona mureba bwiza mugasoreza aho ngaho kandi nawe abafite ibindi murabona ko no bisesengura neza cyane uze kumushyira link hasi nawe tumupiniki okay turabikora rwose murakoze cyane Bwiza TV na bwiza.com n'abakunzi ba Bwiza mwese
impamvu mboneka kuri Bwiza no kubera urukundo nkunda abakunzi ba Bwiza, hanyuma kandi impamvu nkunda Bwiza TV no kubera urukundo abayobozi bwa Bwiza TV bunkunda. Urumva ko ubuyobozi bwa Bwiza TV buranza bukankunda, baraza bukampa umwanya wo gukunda abakunzi ba Bwiza TV. Ashobora kuba azi n'ikinyarwanda cyinshi ko yagikuriyemo. Yes, turabashimira rero mwese abo twabanye muri iki kiganiro, nizera ko cyabaryoheye cyane. Ubwo nyine nkuko Mekera yababwiye, niba cyabaryoheye turibonera mu gusubscribinga, muza gukora muri like, shares ndetse na comment. Tuributsa kandi ko iyo bikuryoheye kurenzaho ushobora no kureba kuri iyo nimero n'ubutumwa iri kuvuga, ukaba watera inkunga Bwiza TV. Ibindi kandi tubibutsa nuko mushobora nanone kuzana business zanyu tukazamamaza muri Bwiza TV cyangwa se muri Bwiza Media, dushobora kubamamariza bikagenda neza cyane nkuko dutangira mwabonye ko ari abamaze kubyitabira. Nitwa Shadrack Niyonsenga, mugira ibihe byiza na weekend nziza. By the way, Imana ibarinde. Bye.